ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Tubyutse dushima Imana izize ijuru izinguye amanywa. Imana ishimwe, irongera irabikoze, iduhaye umugisha, icyubahiro kibi cyawe, ikongereye iminsi yo kubaho, iguhaye umwuka wo guhumeka. Ibyo twese irabidukoreye. Imana ishimwe. Mwene data tubana mu gitondo cyane bature, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo cy'umugisha duhereje Imana icyubahiro. Nyemerera nawe aho uri uhereza Imana icyubahiro. Ongera ushima Imana, ongera urambura amaboko yawe, ongera uhereze Imana icyubahiro, ongera ushime Imana. Ntukore ikosa ryo gutambuka utavuze ngo uruwera Mana. Ntukore ikosa ryo kubyuka ngo ujye muri gahunda utazirikanye gukomera kw'Imana. Imana ishimwe, ikoze imirimo itangaje, iragize Imana, iragize aho ugiye kujya, iragize Imana, iragize bizinesi yawe, iragize Imana, iragiza Imana akazi kawe, iragize Imana, iragize Imana, iragize Imana umuryango wawe. Imana ishimwe. Banza Imana muri byose hose. Imana ishimwe, hakubera ihagukandagirire. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byacu byiza byo gusenga. Turi muri teme yacu igira iti ineza y'Imana. Ineza y'Imana ku buzima bwawe, ineza y'Imana mu mibereho yawe, ineza y'Imana mu mirimo y'amaboko yawe. Ineza y'Imana warayibonye, uri umugabo wo kubihamya. Ineza y'Imana warayibonye urwaye, Imana iragukiza. Ineza y'Imana warayibonye ideni rigusumbirije, Imana irakwishyurira. Ineza y'Imana warayibonye imanza uri mu manza, Imana irakuburanira uratsinda, Imana irakuneshereza. Imana warayibonye, wabonye ineza y'Imana. Wabonye Imana ikugirira neza, atari kubwo gukiranuka, atari kubw'imirimo yawe myiza. Ubona Imana ikwitamururira. Ni ukuri ibyo byose ni ineza y'Imana. Wabonye ineza y'Imana, Imana ikubabarira ibyaha n'ibicumuro byawe. Wabonye ineza y'Imana igucira inzira aho bidashoboka. Wabonye ineza y'Imana iguha ijambo. Wabonye ineza y'Imana, wabonye kugira neza kw'Imana. Reka nkubwire, uri umugabo wo kubihamya. Ibyo umwana w'umuntu atari buguhe, Imana yanyuze mu zindi nzira iragutabarira kurengera, ikugirira neza. Nawe uri umugabo wo kubihamya. Imana nishimwe. Ineza y'Imana, ineza y'Imana ntirondoreka. Ineza y'Imana, iyo ndi kuvuga ineza y'Imana, iyo ndi kuvuga ineza y'Imana, mba numva iryo jambo rinyuzuye cyane. Ineza y'Imana, ineza y'Imana. Rero nawe wuzuye kumva amashimwe y'ineza y'Imana, nawe ujya usabwa kugira neza. Imana iyo ikugiriye neza ibigira ngo nawe uzagire neza. Iyo Imana iguhaye kurya ugahaga ibigira ngo nawe uzagaburira abashonje. Iyo Imana ikwicaje ahantu runaka hakomeye ibigira ngo uzagire uwo hasi yawe ugirira neza nawe umuzamure. Kuko iyo neza y'Imana iba uruhererekane. Imana iyo ikugiriye neza ibigira ngo ntibirangirire aho, uhinduke igikoresho cy'Imana nawe ugire uwugirira neza. Imana ishimwe. Icyo usabwa ni ukumvira umwuka wera, kuko imirimo y'abera izabaherekeza izava mu byo bakoze, kandi bakabikora badafite kwiturwa ineza n'uwo yayigiriye. Oya, wowe ukora wandikisha imirimo ukavuga ngo uyu muntu mugiriye neza, nta kintu yanyitura, ibintu nkoze ntago ari ukumuguriza, ahubwo ineza y'Imana. Gusa ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Muri ubu buzima bwo muri iyi si, ugire neza umuntu ntayikwiture, uzicecekere.
Imana izabikuvunjira izanyuza ahandi hantu nawe ugirirwe neza, nawe utazi, nk'uko nawe wagiriye neza umuntu utakwitura ineza. Rero turacyavuga ineza y'Imana kuko irafatika. Imana ishimwe. Nyemerera rero twihute dusome ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abafilipi, ibice 4. Turahera kuri uyu murongo wa 4, handitse ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Imana ishimwe. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Imana ishimwe. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo mwishime mu mwami wacu iminsi yose. Imana ishimwe. Ntago wagira neza ubabaye, nta nubwo wakumva ineza y'Imana ubabaye. Niyo mpamvu iyi mpuguro Pawulo ahuguza ab'itorero ry'i Filipi, yarababwiye ati mujye mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Aravuga ati nongeye kubivuga mwishime. Aravuga ati rero ku murongo wa 5, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Imana nishimwe. Ineza yawe imenywe n'abantu bose, kuko nugirira neza abo mu muryango wawe gusa n'abapagani barabikora. Nugirira neza inshuti yawe gusa n'abapagani bagira inshuti zabo bagira neza. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Imana ishimwe. Impamvu ijambo rikubwiye ngo umwami wacu ari bugufi nuko ari we uzagororera abantu bagiye bagirira neza abantu batabakurikiyemo yuko babitura ibyo babakoreye. Ngo nukuri umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Ni ijambo rigukangurira kugira neza utitaye ku cyo upfana n'umuntu, utagendeye kuko hari icyo muhuriyeho, ahubwo ukareba umuntu ukamugirira neza wandikisha mu gitabo cy'imirimo, ukareba umuntu ukamugirira neza wishakira ingororano, ubwo umwami wacu azaba yerekanywe ku bicu. Imana nishimwe. Ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Imana itugirire neza. Ntiwere kugira icyo wiganyira. Niba ugiye gukora ikintu cyiza ngo wiganyire, ngese ngo ubungubu ngo buriya azabimenya, utangire uzane Satani akuzanira impamvu zituma utamugirira neza. Oya, ntimukagire ibyo mwiganyira. Ngese nimbikora jyewe ejo nzarya iki, nzambara ibyo bizwi n'Imana. Ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Imana ishimwe cyane. Ngo ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Imana nishimwe. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo. Pawulo asengeye ab'itorero ry'i Filipi. Nanjye twabanye muri iki gitondo cyane bature, ndakwingingiye nk'uko Pawulo asengeye ababene data. Arabasengeye, aravuze ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose. Nanjye ndatura ku buzima bwawe wowe tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira umutima wawe, arindira umutima wawe mu byo wibwira muri Kristo. Amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, arindira umutima wawe mu byo wibwira muri Kristo. Ineza yawe kandi imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. Ineza y'Imana igendane nawe mu byo ugiye gukora byose. Ineza y'Imana ituma Imana ikubanziriza hariya bari bagucukuriye ibyo bibisibe.
ineza y'Imana ituma imbaraga z'Imana zitegura imitego yari igutezwe. Ineza y'Imana kandi amahoro ahebuje rwose, amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, arindira umutima wawe mu byo wibwira muri Kristo Yesu. Shalom shalom. Imana ikunezeze, Imana ikurinde, Imana iguhe umugisha, Imana ihire imirimo y'amaboko yawe, mucyo w'Imana ukuvire. Shalom shalom. Ineza yawe, Imana